ubu n'ubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasenyera na benshi nkabo uzabura umuntu ugutabara mu buzima bwawe yakamwana ntabwo azantabara kare Nzovu urimo umudayimoni yaka mwana urimo umudayimoni Nzovu reka mpfukame musengerwa turagusengeye mwami Imana turakwingize ngo Nzovu mukuremo umudayimoni w'uburaya umudayimoni w'uburaya bwaramurenze umudayimoni ubu uno musi noneho twabonye abatumirwa kuri Abacu TV Rwanda abo batumirwa muri kubabona ukuntu turakeye neza barasizwe turi kumwe na Safi ya hagati yes Safi ya bite ni sawa tumeze neza ndi hagati ibisambo bibiri ibisambo bibiri yesa nitwe twa mu mujyi wa Kigali cy'amasafuriya tukibitoki ibisambo bibiri mbiri hagati ngewe ninge Yesu bavuze uri Yesu ikiburyo bakita Baritomayo ikibumoso uri Yesu ikibumoso abantu umwe Yesu ni umugore ariko hagati gendi mu hagati ngewe ari Yesu umugore wabayeho kubera iki nawe uradusebeje kubera katabayeho Yesu yabaye Yesu ntabwo ari umugabo nta nubwo ari umugore ni umuntu muri rusange none si Imana yo ni iki ni umugore Imana wari bwayibone Imana wari bwayibone Yesu waramubonye wewe wari bwamubone Yesu yewe nyine ndi hagati ya n'ibisambo bibiri kuki ndi hagati y'ibisambo bibiri reka kubeshya Imana ni umugore ngewe ndi Imana ntawe uzi mu ijuru Imana ni umva Imana ntabwo ari umugabo Imana si umugore uri Yesu ngewe ndi Yesu igisambo cy'iburyo bakita ngo iki batumayo dore ukuntu akanuraza yewe nitumyeho ngewe Nzovu vugisha kuri igisambo cy'ibumoso Baritomayo igihe Yesu reka bambwire ngende hagurutse Yesu igihe bamubambaga ku musaraba yagiye mu bisambo bibiri iburyo n'ibumoso hari Baritomayo igisambo gikomeye cyane cyane reba ukuntu yakanonoha afite n'ubwitonzi bwa hatari ko nasanzwe nkuzi ubwitonzi uyu munsi byagenze gute yakamaze iminsi oya kera naribaga ariko narabiritse haleluya amena ntabwo wibaga reka mwe wa munyamakuru tuza gato mbikubwire reka mwana yajyana bita mu birungano bita arabitigadi yakamaze y'ibihene barayimikoreza oya vugisha ukuri yakaga y'igihene ahubwo ngewe ngewe hari umugabo ejo bundi batunyujijeho y'ibyihene yanayibaze bamwikoresha inyama rero bose wa mugabo we wakoze iki ngo ni ibyihene da nose iyo da yarayongereye iki kandi inyama zikoreye kandi iyo nyinye y'ibyihene da ni ibyihene da ni nk'ashatse kuyakana yari mu bihano bari mwikoreye ubwo ntabwo yabyemeraga ngo ni ibyihene da mureke mbaze Safi ikibazo kimwe iyo dama mwiyongerera ngewe Safi yanzi ko ari sheri wa Kanyombya byagenze gute kugira ngo noneho abagaragiwe n'abagabo babiri Kanyombya rero sije ko mucinyuma ni yihangane rega nta biryoha bidasangiwe ibintu byose bigomba gusangirwa nta mpamvu yo kudasangira biryoha bisangiwe nkunda abagore ariko urabona uriya musaza bita Kanyombya yakora ituru neza n'imena umucaca amabuye Safi mukatiye uzemo hano bakiri batoya wirukanse ujya he utinya iki ni amaturu y'amabuye n'umucanga none se wowe hari ibindi tuvuze mbabarire ugeze uwa kugiye guswari ndi kugendera ku mucanga n'amabuye iyo atanywe akantu gasembuye abari bawuda bameze gutya bakonje ubundi washyushye bimeze bite anaranye na ribaho ningeze ejo bundi ndaha ese se amaturu y'umucanga amaturu y'umucanga n'amabuye Nzova ahantu yaraye yaharaye
biragaragara ko atarayiwe mu rugo atwaye ikamyo mukakamena amatungo tuzagere tumurega biragaragara ko utaraye kwa mama awezikana papa utemubona shima mashini dotele materema boy pwani tuvuze ya nuze yawe kanga mbanga nango nazo bisayo fanda wana dotele materema bwende icyongezo cyawe ugabanye niringa bya mujya muri Kongo we sebyo usakura ibeshe sheri Kanyombya nashaka kumubaza none Kanyombya ngiye kukubabaza wibagirwe uyu sheri wanjye sheri nangaye sheri nangaye mama mama sheri nangaye mama chugu ako waturirimbiye ariko wowe ufite akayi ya boye na monate balo bingalekisa bemena ngana koma moto ya mogo amabuna bibi ariko urukore kuko umuntu wamubasha merutse kumva amakuru ngo hari indaya yakubise yarambomoye bisobanure neza kandi uvugisha ariko nyuma yaho nese mukatira yarambomoye mama Queen ntiwamukatira ni wa wundi umugore wanjye bamwita umuko nyine ni mama Sandrine ufite abana bane mama Queen ni ya ndangamirwa yiwe ajya agenda bavuga indangamirwa ariko iriya ndangamirwa we ntushobora kuzayikina ntibibaho ntibishoboka ntibibaho mu kiganiro ariko ahantu uryama mu cyumba televiziyo iri imbere we wayikatira gute hari ikintu nzova maze kumbwira mu kanya turi inyuma ya kamera ubu yakibagiwe arambwira ati njyewe uno munsi ntabwo ndi butahe mama Queen atampaye ni kandi yaraguhondaguye ati nta kibazo none se nzovu kubihakanye kandi imbere ubwo yamufatanye n'indi ndangamirwa ariko reka mbwa umunyamakuru bacumugani ngo sibyo bacumugani ngo nge story yose ndayizi kamvuga ukuntu byagenze gute nta rwago ruhari gata bitubwire yakabitubwire noneho makuru bwangu wita ni umva ikanone babu oya kare wavuze ngo mama Queen ntushaka kumwibagirwa mu buzima bwawe ngo nta nubwo bishoboka mujye icyo navuga icyo nasobanura kuri Nzovu na mama Queen icyo nababwira cyo mama Queen ntabwo ari indangamiro kuko nta ndaya yakugurira ipantaro nta ndaya yakugurira telefone ejo bundi yari yakugurira agatelefone k'agateki nuko wamubabaje ukabanya uburaya bwawe ejo bundi turi Rubavu ntabwo mama Queen yakugurira ipantaro ibaza ko mama Queen ni n'umwana mwiza ku mafaranga ye ejo bundi wavuye kumenya ubundi bizarangira bite ariko uburaya bwawe warananiye oya ubundi wowe uzakizwa ukwambura nuko bamubabaje kandi ibyo ureba kubabaza mama Queen ko njya mufatira abandi bagabo nkababomora ese nimba ndi umugore wiwe kuki atanya uri umugore we Hello ngo nimba nguri umugore we uguri umugore wa mama Queen yandi umugabo wa mama ngo ni umugore wa mama Queen ni umugore wa mama Queen nyina w'abana uramutaye murananiranwe kubera uburaya bwawe mama Queen murananiranwe kubera uburaya bwawe none uzagwa bimeze bite ndi umukira wazo Sirakabuno hasi uri umukiriya wazo Sirakabuno ku ntebe cyangwa ugashyira sibyo none se ubu noneho ko wamubabaje urikumva babaza nde mama Queen waramubabaje agera naho kugukubita ubwo wenda wabona yaragusanga amukubise rimwe se none se hari umutadakubita ariko ugiye akagukatira akakwanga iki gihugu cy'u Rwanda abagore ntibakubita abagabo bande se bararo wigeze ubona wewe ngenzo vureka nkubwire mama Sandrine yagutaye kubera uburaya bwawe none wari ugize amahirwe mama Queen ari kugucipinga wari usigaye ukeye umeze neza ukarya n'agafiriti urumva none nawe biranze ubu koko none uzaba wandeze none hari uzagenda akagukura mu ijisho
ubu n'ubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasenyeye na benshi nkabo. uzabura umuntu ugutabara mu buzima bwawe. Yakamwana ntabwo azantabara. kare Nzovu urimo umudayimoni. Yaka mwana. Urimo umudayimoni Nzovu. Reka mfukame musengerwa. turagusengeye mwami Imana, turakwinginze ngo Nzovu mukuremo umudayimoni w'uburaya. Umudayimoni w'uburaya bwaramurenze. Mana ndakwinginze ngo toka Satani uyu mudayimoni zamuvemo. Abazimu baramufasha. Baramwishe dayimoni. Zakande zikuveho. Oya reka tugusengere. Icara hasi. Kuma hamwe. Yesu ndakwinginze ngo umukuremo izi nyabingi zimurimo zivemo mu izina rya Yesu. Genda wubahe umugore wawe urera abana bawe. None se Safi uri gusenga weretswe iki kuri Nzovu? Neretswe ko afite uburaya bwamurenze. Njye narakijijwe mu izina rya Yesu. Mana njye nabanza kugushimira wandinze icyaka sinyambura agapeti rwose Mana wandinze inyota ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen. Haguruka umudayimoni gusabiriza gusengera gute ngo Imana ngo yandinze icyaka nawe icara hano. Mwicare nta kibazo babaze. Imana yakwinze icyaka cye. Oya ntabwo njyanywa Knowless. tereka hariya ayo madayimoni. Cyane amadayimoni yawe hariya. Knowless zawe nizo ukunda njyenywa mitsingi n'Imana irabizi. Aramutsibura. Yaka mwana reka nkubaze wowe hari igihe duherukana kuri cana imwe wigeze kumbwira uti Timishu njyewe hari umugore ubu ufite nanjye ndi kwizunga ibintu bimeze neza bimeze fresh cyaje kugenda gute ko nacyumva urimo kumuvuga uriya mugore rero njyewe bamwita mu maganza n'uwikarembure. uriya mugore ikintu twapfuye yagucuraga abandi guhaha byarakunaniye. Ariko guhaha rwose buri munsi guhaha. urabona njyewe rwose njyewe n'abagabo batunze hari abagabo hano batunze abagore batatu babahahira. shange n'umwe yari ananiye pe ikintu cyo guhaha rasi niyo mpamvu njyewe ubona rwose ariko nibyo n'abagore wanjye icara agira vuba ihagarara hejuru. oya seka ndakumva umurongo njyewe ndakubwira sinzongera kuvuga ngo mvugiremo ntabwo ndibiheko nazakumurira icara hano reka kukomeza uhagarara hejuru y'abantu. ariko nawe icara mwicaye mbaze Safi mwicare mugume hamwe. ndakuruta uti Kanyombya ni sheri wanjye kandi koko waranabimbwiye na Kanyombya yarabimbwiye sibyo ko Kanyombya afite umugore ibyo bintu mubihuza mute? Oya ni umusheri wanjye ni sheri wanjye mu kazi abwo ari muri ku muhanda ni showbiz ni mu kazi ubundi mu kazi n'uwagatwika Jeanne yambamara we Jeanne we ntuzambamara ndakutinya sheri wa Jeanne ndamukunda ariko ubundi Jeanne ni umwana mwiza ariko amakuru mfite Kanyombya nubwo bari kudukubita imigeri kuri excellence byageze iwe ni Jeanne ajya mukubita rwose ukamushyira ku murongo. Kanyombya yakoze igisirikare umugabo w'inganzwa n'inkotanyi kubona Kanyombya Jeanne ntabwo bamukubita we ntabamukubita umugabo gute ariko wakwicara wandi bajya bakudiha se wowe kwicara byakunaniye mama kwini mpamvu nkubita ndovu kwicara byakunaniye yanyweye muri tuzi Jeanne akwita Kanyombya Kanyombya akwita Jeanne urumva umunyamakuru mu nkotanyi Kanyombya nyine mu kazi n'ubundi mu kazi n'umugabo wawe
wakwicara aho ngaho oya se ngamwicara ndakubomora yakamwa ndakubomora ariko wakwicara ese ubundi inzovu wamenyereye fupi ariko muzi ko mwicaranye muzi ko ni mwicaranye n'igihanganye nyine batura undi hasi